ni amasezerano yashyizweho umukono kwa gatatu tariki ya 4 Kanama 1993 i Arusha muri Tanzania mu nyubako yagenewe kwakira inama mpuzamahanga izwi nka Arusha International Conference Center. Mbere y'uko amasezerano ya Arusha agerwaho ariko habanje ibiganiro byabereye mu bihugu bitandukanye. Dr. Augustin Iyamuremye ni umuyobozi w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye, akaba n'umwe mu bakurikiriraga hafi politiki y'u Rwanda muri icyo gihe. Intambara igitangira ku itariki ya mbere ukwezi kwa 10/90 habaye ibiganiro Mwanza, haba ibiganiro Goma, haba ibiganiro Dar es Salaam, haba ibiganiro Zanzibar, haba ibiganiro Arusha, na mbere ya biriya muribuka ko habaye n'amasezerano yo guhagarika intambara Sele. Ibiganiro byabaye kandi hagati ya FPR n'imitwe ya politike. Icyo nzi nuko abanyarwanda benshi bifuzaga ko intambara irangira, ariko ku rwego rwa politike nyirango ikibazo niho cyari kiri. Ayo masezerano yari yerekeye guhagarika intambara, gushyiraho leta igendera ku mategeko, kugabana ubutegetsi yashyirwaho guverinoma y'inzibacyuho yaguye, kurema umutwe umwe w'ingabo z'igihugu ndetse no gucyura impunzi no kuzituza. Tom Ndahiro, umushakashatsi akaba n'umwe mu bakurikiriye hafi imishyikirano y'amahoro ya Arusha kuva igitangira, avuga ko kugera kuri ayo masezerano bitari byoroshye. Byararuhanije cyane kuko guverinoma y'u Rwanda icyo gihe ntiyanemeraga ko umuryango FPR Inkotanyi ari n'abanyarwanda. Ikavuga iti ntabwo dushobora gushyikirana n'abantu batari abanyarwanda. Haza kubaho igice cyangwa igihe cyo noneho haba amasezerano yiswe Ainsere. Haza kuzaho noneho Ibadorite ariyo yaje kuvuga ko hagomba kubaho imishyikirano y'amahoro yimbitse. Baje mu mishyikirano by'amaburakindi, ariko kuri uyu munsi igihe uko nabivuga kandi nabivuga mpamije ko baje mu mishyikirano nta bushake buhari, bazi ko ari ikintu kizabafasha kugira ngo babone umwanya wo gutegura no kunoza umugambi wa jenoside. Ibyo ubibona noneho no mu nyandiko n'ukuntu politiki yabo yagendaga ikura uhereye muri 1942 hashyirwaho CDR meeting zakorwaga, ibiganiro byakorwaga, abantu barashyikirana hangaha CDR n'abanyapolitiki ba MN dukumva ku mugaragaro bavuga bati aya masezerano y'amahoro ya Arusha ntazagirwaho. Gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ariko ntibyabujije ko icyizere cy'amahoro gikomeza kuba gike biturutse ku byakorwaga mu Rwanda muri icyo gihe. Uwari minisitiri w'intebe Madame Agathe Uwiringiyimana n'umwe mu babigaragaje. Ce jour inoubliable doit être un jour de joie pour toute la population rwandaise. Uyu munsi utazibagirana n'ubu w'ibyishimo no kwiyunga ku banyarwanda bose. Nyamara ariko ncavuzwe no kumva hari ababa bararemye udutsiko muri amwe mu mashyaka tugamije gukoma mu nkokora aya mahoro twari dusonzeye cyane. Mu gihe hari hategerejwe ishyirwaho ry'ingabo z'igihugu mu Kuboza 1993, FPR Inkotanyi yohereje mu mujyi wa Kigali batayi imwe igizwe n'abasirikare 600 bo kurinda abanyapolitiki bagombaga kujya muri guverinoma nk'uko byemejwe n'ayo masezerano ya Arusha. Inzego zari zaremejwe mu masezerano y'amahoro ariko zatinze kujyaho, maze ibikorwa by'ubwicanyi n'imyigaragambyo bikomeza kwiyongera mu mujyi wa Kigali n'ahandi henshi mu gihugu. Dr. Augustin Iyamuremye na Tom Ndahiro, bamwe mu bakurikiye hafi politiki y'u Rwanda, bemeza ko hari impamvu zatumye byari byaremejwe bidashyirwa mu bikorwa. Hari umwuka mubi cyane. Icyayatumye rero amasezerano atashyirwa mu bikorwa byagaragariye cyane cyane igihe ibiganiro byari bigeze mu kugabana ubutegetsi, cyane cyane abumvaga yuko bagomba kugumana ubutegetsi bonyine nta wundi babusangiye, batangiye kuzana imitego. Hanyuma bigeze mu kuvanga ingabo birushaho gukara, cyane cyane ba ofisiye bari bakomeye bumva ko bazatakaza imyanya yabo, niho bagasora yatangiye kuvuga yuko hazaba apocalypse n'ibindi nk'ibyo. Ariko cyane cyane hashyizweho ririya cyaka rya power rya CDR, ni naryo ryinjije mu baturage
iriya ideoloji ibitekerezo bya jenoside kugira ngo hatazaba gusangira ubutegetsi. Icyatumye amasezerano y'amahoro ya Arusha adashyirwa mu bikorwa nuko twaganiraga amahoro hari umuntu utegura jenoside. Uzi ko hari mitingi yabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 muri 2022. Habyarimana yagiye mu Ruhengeri akavuga ko ari amasezerano ari ibipapuro. Icyakurikiyeho nyuma y'icyumweru nibwo habaye disikuru ya Mugesera Rehu, haza kuba ubwicanyi bwabayeho bwabaye nyuma y'aho ngaho cyane cyane mu mpera za 1992 no mu ntangiriro za 1993. Nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, Colonel Alexis Kanyarengwe wayoboraga FPR Inkotanyi nawe yagaragaje ko Habyarimana ubwe atigeze agaciro ayo masezerano. Ntiyigeze aba umunyakuri haba mu byo yavugaga ndetse no mu gusinya ubwabyo. Buri gihe yabaga afite impamvu zitumvikana atanga, zaba izimuturutseho ku giti cye cyangwa bihatiwe nabo ku ruhande rwe, bigatuma yanga ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa. Abakurikirira hafi politiki y'u Rwanda bemeza ko nubwo amasezerano y'amahoro ya Arusha atabashije gushyirwa mu bikorwa, afite umwanya ukomeye mu mateka y'u Rwanda. Afite umwanya ukomeye kuko nibura hari ibibazo by'u Rwanda byavuzwe icyo gihe, kugira ngo hashyirweho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yateganirijwe no mu masezerano y'amahoro ya Arusha, kimwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, kimwe n'abantu n'ihame ryo ko ni hamwe n'ubungubu rigaragara mu itegeko nshinga yuko kugira ngo abanyarwanda bakemure impaka z'ibintu hagomba ku igihe cyose kuba ibiganiro birambuye n'ubwumvikane. Ariko kandi undi mwanya wanavuga w'ayo masezerano nuko wanagaragaje ko umuntu ashobora kwanga amahoro agategura amahano nka jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo akurikizwa iyo jenoside ntiyari kuba. Ikintu gitangaza nuko n'ubu ubonye amasezerano ya Arusha ni amasezerano meza cyane. Iyo u Rwanda ruyashyira mu bikorwa tuba turi muri paradiso. Uruhare rw'amasezerano ya Arusha mu kongera kubaka u Rwanda rwatangiye kwigaragaza ubwo hashyirwagaho inzego z'ubutegetsi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ku ikubitiro, guverinoma y'inzibacyuho yaguye yarahejwe tariki ya 19 Nyakanga 1994 yagendeye kuri ayo masezerano. Ayo masezerano kandi yanagize umwanya w'ibanze mu gushyiraho itegeko shingiro u Rwanda rwagendeyeho kugera mu mwaka w'2003. Aba n'umusingi wo kwimakaza amahame u Rwanda rukomeyeho, harimo nk'ibyo kubaka leta igendera ku mategeko, guca ubuhunzi n'ayandi. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali.